mafaranga y'inzu ugira utunzwe na famiye y'uwo mugore niyigutunze. Jya muri YouTube ukore uvuga ibizima uzane content izo ushaka zose, ariko nimba ndi gutuma ugira udufaranga ukamvuga abantu bakakureba ukagira udufaranga, nukuri kw'Imana nguhaye rugari. mvuga pe banyarwa nimwumva yamvuze muzamure cyasa bari gushaka ibitu. Genda upagase ushaka amafaranga, kuko imyenda wirirwamo niyo dabiju yakuguriye, ahubwo ndi nkawe nakayitaye nkagura indi urayigura iki se ufite iki wambobowe iri aho ngaho gusa y'impemba rusatsi. Banzu ugende mu unyitegereze nawe wirebe, uje muri mira wirebe, noneho unicaro ariko nawe abantu ufitiye umwana ubu ntibumiwe aho ntuzanabarira umwana mu nzu. Ariko se batatwohereje ntiwanamuta, baba bagomba kohereza amafaranga mukabaho. Wananiwe amafaranga niwatungwaga na dabisho, si wowe wagutungaga, si wowe wakwishyuriye inzu. Dabisho ko harira tubizane tubimanike nka hariya. Ja niyishi wanyitegereje uri bukuva muri TV10 ukuntu ahora gundirira ndaburaye ngize ntya wabiye w'Abanyarwanda bibagirwa wabagiriye neza koko, bibagirwa bagiriye nabi, bibagirwa bagiriye neza. Njyewe hari igiceri cyawe cy'icumi wampaga ko nahoraga nkohereza udufaranga two kubaho. Reka mbikubwire sinjyana navuga, uretse ko waje ukigira akaraha kajyahe nayaguhaga kubera ko nkurongora cyangwa undongora. Kwari gutangira ngo abantu ngo birirwa barongora, karongorana na nyamusiga hamwe. Ese ubundi abantu barongoranya urababara cyangwa uraryoherwa? Stop, sohoka mu bitsina by'abantu wangegeraho. Leta y'u Rwanda ntijya yivanga mu bitsina, ntijya yivanga mu mibonano mpuzabitsina. Ubuza kubyidumburamo nkande, oya mube muretse gatoya ngo wowe ngo rero ngo urareba ngo abana b'abahungu mwene nyoko mwene so bazane wabagira inama bakajya kurega muri ribu ko we bataruzuza imyaka ibiki banzu urebe imyaka ufite. Umuntu w'umugabo wirirwa mu busutwa, wabyaye va mu mihanda ujye kurera umwana, wabyaye genda ushaka igitunga umwana, wite no ku mugore unamukorera udusatsi harya abeho neza. N'urukweto wambaye ibintu byose dabije buriya telefone iyo duhuye n'inshuti yanjye ni nacyo kintu cyakubabaje. Iyo duhuye ndebamo n'urukweto mbona wambaye n'urwo yakuguriye, mwoherereze udukweto hano i Kigali wambare. Ukeneye iki tugufashe? Turagufasha aho kugira ngo uhore uvuga ngo usakuza gutya we. Burya ko kumwana yerekwaho nyina aguye agaseka. Ubwo ko bajya bavuga ngo nta muryango ubura ikigoryi, wowe ubwo ntiwawubereye igihoni. Wirwa usakuza ngo abantu jewe nta mahoro shaka muri iyi mihanda kuko ntago ndi UN. You guys, umuntu uzashaka kundeba nzamureba, uzamvuga nzamuvuga kuko mfite umunwa n'umwanya ndawufite. Nani nkwibutse ko nta nicyo mpomba muri iyi mihanda. Je nta kintu mpomba pe, nta na kimwe. Nimbuze ko hari icyo mpomba ukiri akazi nje kukwaka nta niki. Aka kanya upfuyuranutse. Ngo Jihad namukubise egura iyo nyundo ikwita uwo mugore wabyaje. Wakaguze n'imyenda hakubuntu hagaze unasa neza. Uravuga iki se ko wabuze kuko yabuze yagushiranye ivuga? Uravuga icyo ufite cyo kubwira Abanyarwanda? Ntacyo ufite cyo kubwira Abanyarwanda. Ngo nakize video hanze ibyo se n'igifu kirabishya. Ni wagiye ushize hanze ama video y'abakobwa wagiye usambanya nituyikoreye ahangaha. Ariko tuyakize hanze byabigize icyaha. Ntabwo twebwe turi nkawe. We ntuzongere. Ukora akazi kawe, ukore ibyawe rwose nta kibazo, nta muntu kwinjiriye mu buzima bwawe, ahubwo uri gutuma abantu bari buze kubwinjiramo. Nta kintu duhuriyeho rwose, nta na kimwe pe. Na content ifite si ufite. Niyo yaba yo ntago twazivuga kimwe.
wowe rero bikwiye no kujya gusengerwa ahubwo igihe cyose ngo abantu nabatinganye nigeze nkutereta naterese mwene nyoko uzi uriya mwana waguhaye iriya video umubwire arye ari menge njye sinje kumutera ubwoba kuko burya njyewe ndabika cyane giko njyewe ndabika cyane ngira inzika mbi cyane njyewe ntago ndi ngura inzira nta mbabazi ngomba kugusaba kuko ntacyo nagukoreye icyo ni kimwe bisatsi yarashokonko imeze nk'ikigunda cyangwa kwiyogoshesha cyangwa uriyitaho se urabishoboye nawe ubwawe wariyanze depression irenda kukwica wowe urwaye bipolar motherfucker njyewe niwongera no kunzamukana hano nzaza nkwibutsa ibyo mwene nyoko yakoze nyoko nzabikuzanira hano cyewe ntago ntinya umuntu mvuga ntago mutinya rwose ahubwo ubone narakwina navuze se ubundi aterana amagambo n'umuntu w'itabi ngenda nasaba ribi kuzana ese ko nta kuboko k'ubutabera kutagera yago ntago ndusha kuvuga ntundusha gutukana ibyo ndagira ngo mbigukonfirmire hano ntago bindusha rwose sindure ko utanarwaye bipolar apa y'ibyo byabwenge wiri gufata ngwino twese badupime turebe ko ibyo tuvuga hari kibidutera bagupime nanjye bampime ibyo bintu abantu barabihaze wavuye muri kino gihugu nimba kirimo abatinganyi rwanzira wagiye muri Kampala batari amahoro urarwana n'iki ufite ikibazo cy'uko ibitsina by'abantu babikoresha kuko urumva utaranataye umutwe uretse no guta ubwenge kuko imbwa yahaze ntimenye urugo n'abize ntibasoma ninde muntu mudafitanye ibibazo muri iyi mihanda abantu bose barabazengurutse mutukana mama ni jihadi da niko nkubaze di njyewe nta kintu na kimwe dusangiye nta nubwo twigeze tunasangira kuko jye namaze kubona kuri akajajwa mbere ukiva kuri TV10 buriya njyewe nkungira umuntu kure nakureberaga kure ntakwitaza maze kubona kuri akajajwa ugenda uvuga abantu mwaryamanye ukabashyira hanze we waba ushyira hanze umuntu wakwamburiye ubusa ukareka gushyira hanze uwabwamburiye undi ko twabiki n'ibyo n'amavideo umuntu yanze gushyira hanze nuko twabikoreye abo washyize hanze ari wowe urabizi njyewe rero ntago tujya imbizi mu bantu uzayoberaho ugenda uba amahoro ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye kumva ngo nje hano ngo jihadi nguya mbabarire naramuvuze so what ntabwo njyewe ndi ngura inzira nasanze urakajajwa nakumvise ahantu nkutega amatwi sanga urakajajwa urakajibwe uragasutwa nakureba indeshyo n'ingano nkasanga ntibihuye ntago byavamo ukiva kuri TV10 wahora gutaka ngo inzara irashira ariko igihemu ntigishira da inzara irashira igihemu ntigishira hanyuma none se ubundi ndacyakubereye umuzigo icyari kikubangamiye ni video wayishize hanze abanyarwanda urabona hari ikintu byatwaye izo nyundo zegeranye ugenda zikubite sona nyoko cyangwa na bene bana ngo wabakubise inyundo nyagukubitwa n'inkubawe ni rekana nakubwiye je n'ibirego nari narakureze narabirotiriye nabikuyemo kubera nasanze ndi kudiringa n'umuntu ufite ubugome wenda utavuze ngo afite ibyaha ufite n'ibibazo muri wowe wifite ibibazo nawe si wowe wabitewe n'ibibazo ariko icyo nikubwiye kuko umuntu arareba akavuga ko ibintu ashobora kuza bakanamupima bakavuga bati ni urumogi rwabimuteye gusa urabona ntaba ndiwe n'imbwa yago rero nimba warabuze views wicara usaba abanyarwanda ubereka icyo ugiye kubabwira bakukurikira abanyarwanda n'abana beza nta muntu banga baba bazi yuko umuntu bamufite ari ikirara sibyo ubu se wibwira yuko abanyarwanda baranzi neza barasobanukiwe baranzi nzagukorera mu mugogori uzagira ngo ukubiswe n'inkuru je utagira ngo nahangaho umuntu aba yarakwihorera uricara ngo abantu ngo bagize bate ngo ayo mati ayahe mati
ntiwagiye ukisararanga ukikarakaza ubufaranga amafaranga ya dabije azakurwaza umutima hari n'igihe uzikingirana umutima ugacika nutagana abaganga ngo bakwiteho ngo unagende mu rusengero bagusengere wige kubana n'abantu iga kubana n'abantu niyo waba uri umunyamafuti kajana umunyarwanda arakumva none se yagira ati ibintu wavuga kuri jihadi nta muntu ndi bukomangire ku nzu ngo ngende nta muntu ndi buze guhamagara ngo ntunga nta kibazo ni ukubyumva gusa bakikomereza nta kintu bangira nta na kimwe ja ese ugira ngo nta kintu na kimwe bagira umuntu wicaye ngo ufite amavideo y'abantu ngo ugiye gushyira hanze ngo ntaho bazaca inzira waciye se umuntu ntiyayibonye ntiyayica agenda ariko turi mu gihugu nta muntu ateze kujya ndashaka kukwibutsa wa muntu wakujyanye wari wararondogoye ngo azakujyana muri Canada ubaze ntuzenya ibintu byawe byo muri Canada aho byageze hari ibihugu bigendera ku mahame y'uburenganzira bwa muntu ibintu byose mwavugaga biba bigomba kujya no mu Cyongereza niyo umuntu yaba atakizi yagisemuza niyo cyaba ari ikihe kirimo dosiye yawe yabaye closed nibwira yuko ambasade s'abantu batavugana nayo cyangwa bigira ko abantu birirwa bikaraga muri imihanda ukagira ngo niko kazi bakora ikibazo kigira nuko ibi bintu uzenya aya ma YouTube niko kazi mugira mukora mushaka utundi tuzi mukore izi YouTube ziba accessoire ariko ubuzima bwanyu muragenda mukabushyira muri YouTube mukumva yuko ariko kazi kagomba kubatunga shushu YouTube iraguhinduka imeze nk'ikirere siyo mpamvu ntubona ko wanyaye kukayito ngwino ubwira abanyarwanda uzane content nimba wabibuze nazanye juju nawe shaka ipusa aho ngaho cyangwa ufate no umugore wawe mwicare mwitereke muvuge abanyarwanda baragukurikira abanyarwanda n'abana beza cyane wiza gutera njyewe reka nkubwire nta muntu uteze kunyangisha undi nanjye ntawe nteze kwangisha undi kuko nta munyangire ngira umunyarwanda yagukunza aragukunda iyo yakwanza arakwanga setu nta nuwo nkomangira ku rugi ngo ngwino nta nuwo nkomangira ngo mpe ibyo uvuga byose baraza bicare barebe banumve bavuga okay urakoze cyane uduhaye sho amaso yacu urayogeje ikindi so baragaruka kwa Jihad bavuga ngo niko seda nanjye nkanababwira niko hapa ugira ngo hari ikindi kintu bakora ahubwo kuki ushaka kwangisha abantu umuntu ugasetting icyo kintu ese kucyumva ko abantu bakwanga ikunde basi ikunde wigirire n'icyizere ariko icyizere cyaragiye shaka umva uratuka abantu ngo ni indyarya ihimwa n'indyamiriza Buriyani ntiyakurwaje ururimi rwenda kugoba njyewe njya nanamureba nkamubwira ntariko se mwashyaga mwaruriki ntabwo yakurwaje ntiyakubaniye none se ibyo uri kumukora ntabwo abantu bari kubibona umutuku umutesha agaciro yakutwaye iki se nyabo biyataga akazi kakaza akakubana ururimi rwaragobye ubu noneho ko wabaye sina ndugu noneho ninde wakugeraho da ninde ko abantu bose niyo bakugezeho bucya wabatutse imihanda yose sabe ubundi abantu sabe yakutwaye iki ngo ngahari mu kagare warakaguzura gatunga aha sindi pararigo ariko nta muntu numwe mudafitanye ikibazo muri iyi mihanda isuzume yago ufite ikibazo abantu rero wagira ngo abanyarwanda ntibareba bagira ngo ni njyewe nawe n'abandi wenda bakuvuze abandi banyamakuru bose bigeze bagushyira hanze nasize hanze by'umugore wawe yatangaje kandi still njyewe nari ndi mu murongo wanjye ndi gutangaza ibyo numvise urumva yaranganye turakora datsitse so wakoze iki waragiye wiyahuza urumogi niwo muti w'ibibazo se abarundi ntiwabashwaniye reba ibintu by'i Burundi bakutwara i Burundi bagutwara nahe hose hari abarundi bose nibo bashwaniye nabo bakugize batese bose nibo bahereka umurongo batuka gerageza wige kubana n'abantu kandi kugarura icyizere biroroshye cyane gusa biragoye kuko nta kigoye kugarura icyizere kuko n'igicucucucu cyawe kiragusiga dabije uyobewe ko yagutunze akanakugura n'imyenda paka akanakugura box cyokora uwo nguwo ntabwo utunzwe na famiye zabo ja tuba dufite amakuru nuko duceceka sometime munakanicecekera kuko siyo content yanjye yagubwo nakuvuga nkazinjiza ngahe ko nayo nta yarimo warakayutse wabaye warakayutse ubyumva
ngwino ukore content uvuge ibyo uvuga, nimba hari biri kuvuga ku muntu ubivuge nta ribi. N'ubundi njyewe rero ndekana nabikubwire rwose, ahubwo binabaye byiza wajya uhera ku wa mbere umvuga nta kintu bishobora kuntwara. Ariko bitera ikibazo iyo winjiye mu kungo kuryamana ngo yaryamanye n'uyu, so ubu ushaka se gufata ukuguru, ubu ushaka kubura aho ngaho ngo wenterivene. Ese nkubaze, uri gukora pledoyer, uri muri advocacy, uri mu biki? Andika petition paper uyiyohereze mu nteko, nibyo byiza cyane, kuko ukeneye ko itegeko rihinduka uko uwegera abashinzwe no guhindura icyo kintu. Ariko kuza hano kuri social media twese turazikoresha, wibwira ko birusha se bande. Nta bantu waheraga mu gitondo uvuga ngo ni babapaninge. Nigeze nkusaba ikiganiro n'umunsi n'umwe? Shifaya ababiguhaye ntibagutunze, ntiwicaye ukarya ukanywa baguhaye ibiganiro. None si ibyo uri kubakora ntago abantu bari kubireba? Umva rero nkubwire, tandukanya abantu ugomba gutondagira n'abo utagomba gutondagira. Ikindi kuvuga si ikibazo rwose, wivugire. Ariko nujya mu bintu, nibigera mu bintu by'imibonano mpuzabitsina, cira birarura, kuko igitsina cyawe ntawe ugenga uko gikorwa, kubera iki uko gikoresha, kubera iki uza kugenga uko umuntu akoresha igitsina cye, birakureba. Na leta mbikubwiza ukuri, ntabwo ishobora guhagarara ku cyumba cy'umuntu ngo uri gukora imibonano mpuzabitsina gute. Mwanya wawe wowe nyagashyuguru wirirwa urumogi rwakurenze. Kuba wabuze ibintu uvuga, nimbwa ntimenya hitwa icwende. Dekaturiya se wari uri gutuka ngo ni inyangarwanda. Nje ntago ndi nguri nzira buriya, reka nkubwire uyu ureba gutya. Umva uko ucaho imihora ni myinshi, niyo twahura tujye no guhuza amaso nasa nkureba hasi, niyo byagenda gute sinshobora. Imbwa ntimenya hitwa icwende. Ntiwari uturanye kuri live deka bra ntiwari uraho ngaho uri kumutuka, ntawe utatutse nyabusa. Sembera wali ni wabaye sina ndugu. Icara utuze wumve yuko nta muntu nta n'umuntu ubu kwitayeho. Ariko narinje kuvuga ku kintu ngo kijyanye n'inyundo. Yeguru ikubita ushaka jihad mukure mu kayezo kawe. Nje nushaka kumvuga ugenda umvuge, uvuga ibyo ubonye byose. Ariko nugera ku kijyanye n'imibonano mpuzabitsina, nugera kuri sex orientation y'umuntu, ucire birarura, kuko ntumfatira ukuguru icyo baye ntigusubiriyemo. Cyangwa uzutanga ikirego utufite ikibazo mbangamiwe nuko uyu muntu akora imibonano mpuzabitsina, bazakumbariza mu mategeko nimba ubuhahagaze. Abo bantu bazane, cyangwa babwire bajye gutanga ikirego, cyangwa unabazane nabo baze bishyire hariya, ariko banatanga amakuru ashingiye kumenyetso, bareke kuza guhimba. No story no risk. Umuntu araza ubu ni gute umuntu ashobora kwicara nimwirirwa mwandikira abantu ngo nimuze muvuge gutya ko waryamanye na runaka. Yaryamanye nande? Nkorera online video nizi kugera aho uzavuga. Nkorera online mbwire n'akariya kana ndabizi kari hano, kari ukabwire ko si jewe nta terabwoba ngira. Iryo terabwoba ryararangiye hano mu Rwanda, nta terabwoba rihari yago ngwino uvuga ibyo ushaka. Iterabwoba nabwo riri muri Kongo, naho ahantu M23 itaragera niho rishobora kuba risigaye. Aha mu Rwanda nta terabwoba iryo ari ryo ryose rihari. Noneho rero njyewe umpiga ubutwari turatabarana, undusha intambwe ndamwisunga. Uzantuka ku wa mbere ngo utuke ku wa kabiri, kuko ururimi ndarufite nararutyaje. Noneho nanabikubwira, umuntu yahereye kera kwihorera. Noneho rimwe nanavuze ubu ngubu ntubona, ubu tuguhaye n'umukoro, genda uvuge baze barebe wavuze runaka. Njyewe rwose pe ndi mu bantu banakwihoreye, kuko nasanze ufite ikibazo gikomeye cyane. Njyewe tuzavugana nibamara kugukura muri rehab, uzagishyira ubwenge ku gihe, wumve ko ugomba gutuza. Abantu bose bo muri YouTube warabikomye. Ese ushaka ko YouTube yawe ariyo bareba yonyine? Wake up. Ikibuga ntago kikimeze gutyo. Uru ruganda ntago ari urwasko, nta nubwo ari urwanyu. Kuba ubugira ngo abantu baze aba banyarwanda bareba buri muntu wese uhise ibyo avuze, barareba bakikomereza, bakagira ibyo bakuramo. Nimba rero ibyawe nta zana content abantu bakurebe, nimba wayibuze uvuge bagushakire content, ibintu bigira inzira. Nje nta kintu mumba muri iyi mihanda nabonye warabyaye. Tuzagongana, tuzarebana neza. Ikindi
njyewe nanababwire mw'abanyarwanda mwe nta mwanya afite wo guterana amagambo n'umuntu wahunze igihugu. Wahunze igihugu, genda ukorana ibiganiro nabo ushaka. Njyewe ntabwo ndi mu bantu bazana abatumirwa bawe, ntabwo ndi muri ba bibazo bagiranaga n'abantu ngo batumiye umutumirwa ngo uyu nibamubaninge ngo uyu nibagire gutya. Oya, nta kintu na kimwe rwose duhureho n'abatumirwa ntitubahuza. Numva unabishaka uza imihora ni myinshi, nuba wanatumiye umutumirwa wamutumiye nzabishyiraho akadomo nge simutumire, n'ubundi ntabwo azabaje kumvomye. Uri kumva? Shaka content yawe, kuko kumva ngo bavuga yago bakuvuga se niki? Waricaye utegura igitaramo uragenda ureme indirimbo, igitaramo kirahomba n'abagufashije mu gitaramo urabatuka, n'abataraje urabatuka kubera ko bakurungutse. Rekeraho, jewe nta kintu na kimwe duhuriyeho, nta na kimwe. Ntidusangiye umugore, abo bahungu uvuga ntitubasangiye. Abahungu mugendana n'ituma ibobo, irebe nawe kategori yabo mugendana. No mu bake n'uwarya imbwa yarya inzungu, nta n'uwakudaraga wowe, nuko usuko nguko. Ntawe rwose, iturize umunsi ushatse wese kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka, ushatse kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka. Nje se bintwara iki? Ije bintwara iki? Ese ubundi waje ngwino mu Rwanda hakore ibimenyetso, apana kwirigura aho ngaho. Nje rwose mwabantu mwe guterana amagambo n'ubu nuko inyundo isobanuye iki? Inyundo isobanuye iki? Ngo yakubise inyundo kwitwa n'inkuba. Njyewe ndakubwiye ngo yagoje twumvikana, kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Maze igihe kingana iki nkora, umaze igihe kingana iki ukora. Ariko warebye yuko noneho nta kiri kuva muri gutungwa na famiye y'umugore, kuko amafaranga ya dabije uyo ntayo kibonye, ubu byaranarangiye fini. Ahubwo hindura imyenda, kuko utwo twe dufite n'utwa dabije. Ubundi wibereho amahoro, utuze. Umuntu yakagiye kuri YouTube akicara akavuga ntawe ubikeneye. Uricaye namwe banyarwanda mure, Buriyani bagendanye wamusapotinze araho ngaho aramututse. Abagukobwa mwaryamanye wabasize hanze, none si ubwo gushyira rubanda hanze byatunanirara? Nje nta bwoba ngira, icyo mbanze bikubwiye, tuzahanganana cyane rwose.